iyi ubukwe ndabufite ko Nyambo byagenze bite ko utadutumiye koko ariko ntiwari buduhungisha umuceri nibura wari butere vuka byanga nta ibindi tuza ariko mu gitondo ukavuga ati umuceri turawurira hanga Nyambo umuceri twawuririye he umusuzwe ari umboyfriend wanjye ari kumwe n'undi mukobwa babirimo nyine bari muri icyo gikorwa byakubayeho yego iyo shusho iri kumbangamira nkura pet cover ntago ari imwe nabagiriye mwa bantu nuko iyo shusho nashaka ikomeza kungaruka mu maso umwanya muremure. Ubundi se niki gituma iyo urukundo n'ubushuti birangiye bamwe basangiye byose mu rukundo bakitana sheri ndetse na shushu utuzina twinshi tw'abakundana yewe bakanakora n'amabanga y'abashakanye batarabana aberaho amaso y'abana atareba ibyo byose bakabikora birengagije ko ari icyaha ku Mana kugira ngo hagati yabo bakunde banezezanye. Niki gituma iyo urukundo n'ubushuti birangiye bamwe basangiye byose bahitamo gutangira kwitana ibisambo ku karubanda? Uyu nyir'uburanga busitaza abasore bakiri bato mu kiragano cy'iyi minsi usibye ko n'abakuze nabo banyuzamo bagaterayo akajisho nta gushidikanya reka twemere ko ari umwe mu bakobwa u Rwanda rwibarutse bafite ubwiza bw'iranga kandi nyaburanga karemano. Uyu rwose ni umwe mu bari beza bagaragaza ndetse bakerekana ishusho nziza y'abari beza babarizwa iwacu mu Rwanda. Abagabo benshi yabenze n'abasore benshi yateye indobo. Ubundi uyu muntu ni muntu ki wambikwa impeta maze itangazamakuru ryo mu Rwanda rwose rigatangara? Aha ni kuri Breast TV Empire niho wagakwiye kuburi rwose ndagushimiye. Mwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ndabashimiye kandi namwe bashyashya mwimvemo ikaze rwose mbakunda cyane nkuko munkunda amahoro rematanga yo mu mitima yanyu. Ngiye wumva kandi tugiye kubana muri iki kiganiro cyose banyita ngabo y'isonga ku isonga nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye. Kande subscribe niba utarayikanzeho maze unyemere mwinjize mu kiganiro cyacu kuno. Rya Nyambo ryanantunguye cyane kuko ngiye urumva nigeze kubikubwiraho no even way nta n'uburyo Nyambo indagezemo ntagira ntago ushobora no kuritera uri kuyitera. Ubundi amazina yiswe na se na nyina bamwita Jessica Nyambo, umwe mu bakinnyi b'amafilime wabigize umwuga, umwe mu bakobwa beza bavuga mu rukundo n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye ariko bamwe na bamwe akabatera ishoti maze ubundi akikomereza. Urukundo rwe n'ibyamamare rwabaye ikimenya bose ariko cyane cyane bivugwa ko yaba yarigeze kunyura mu nzira y'urukundo na boss w'abantu benshi bakunze kwita Kiramani. Uyu mukobwa bivuga ko yaba yarabanye mu icumbi ry'urukundo n'umusore w'umuhanga cyane mu gukina filime z'urwenya bita Dr Nsabi nubwo urukundo rwabo rutarambye. Uyu ni umwe mu basore bakoranye inzozi zihambaye yakuze afite inzozi zo kuzaba dogiteri akazasana imitima y'abakomerekejwe n'urukundo. Nakabuze uyu musore yaza gukabya inzozi ze yari kuvura abantu benshi bagiye batandukanye bakomerekejwe n'uyu mwari mwiza cyane cyane abamuhaye urukundo akaruta muri toilette ndetse n'abamutereye amavi yarangiza akayavuna. Bitwa Titi Brown yateye ivi atera ivi ngira ngo abantu muribuka mubona ngo ni content ngo ni oya si content bijyari ibintu byanyabyo. Uwitwa Titi Brown yateye ivi birangira ivi yateye bari mushinze mu gatuza. Ubundi si ya romance ni ubwami bunini cyane urebye abantu benshi niyo si twiberamo. Bamwe barakundwa abandi bakangwa biba bishoboka ko hari abo ushobora gukunda ndetse we nibagukunde. Nk'amarangamutima y'urukundo benshi biyumvamo aba bombi bahura bwa mbere bumvise ijuru n'isi bituje cyane ku bwabo. Nyambo na Titi Brown bataratandukana aba bombi bakundanye urukundo rumeze nk'urwa Jacques na Rosa rumwe abantu benshi dukunda kubona muri sinema. Aba bombi bumvaga isi nibigize bigomba gutuza ku bwabo kuko ntago batekerezaga ko igihe kizagera bagatandukana. Mu gihe gitoya cyane ibyari urukundo byahindutse amarira ndetse n'agahinda umuntu atabasha kwiyumvisha ubwo Nyambo yahitagamo gutandukana n'uwahoze ari umukunzi we Titi Brown, ariko ibyabo bigakomeza gucanga abantu ndetse no gutungura abantu batari bake. Uyu munsi bakaza bavuga ko bakundana, ejo bakaza bavuga ko ari inshuti magara. Gusa nanone twese turabizi ababiri bakundana iyo batandukanye umwe muri basigarana ibikomere cyane kurenza mugenzi we. Ahangaha umubyinnyi wacu Titi Brown yaraharembeye agahorana imbeho ndetse n'umusonga, yajya kwa muganga bamupima bakamura umuriro ndetse bamusubizaho igipimo nanone bakamuburamo malaria kandi agaragara nk'umurwayi warembye cyane. Gusa inkovu y'urukundo irenze igikomere cya motira agatsindwa igihe cyarashize atangira kwiyakira gake gake. Gusa kwiyumvisha ko yabuze umuntu yabitsaga amabanga ndetse bakundanaga urukundo nk'urw'abashakanye mu by'ukuri avuga ko atari ukubeshya byabanje kumugora ndetse kubyiyumvisha biramugora cyane.
ndabashimiye mwese mwanyemereye ko tubana muri iki kiganiro. Munyemereye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreza. Urebe neza niba utarakanze ku kimenyetso cya subscribe ugikandeho kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Ujye no muri comment utange igitekerezo ndetse wibuke gukora share na like. Ndabakunda cyane.